haye basi akuyu munsi nuko tugatangiye dutangiranye umusore ni umusore uri mu muhanda yari gufata amagi yari gutera ku modoka abari mu modoka birimo gusakuza ariko se uyu musaza avuye he nibiki byabaye nibiki byamuteye kuki arimo kudutera amagi ni umuhungu ni umusore muto cyane arimo kubatera amagi sinzi bamukoreye iki abari mu modoka baracyarimo gutaka ariko se uyu musore bitebye niki cyabaye niki twamutwaye kugira ngo aze kudutera amagi nuko wari uri mu modoka hasohotsemo umusore bamwita Ismael mumukurikire neza yitwa Ismael uze kumwibuka neza yasohotse hanze aza hanze arangije ati se uwo musore we biti byawe nuko abari mu modoka baravuga ati ushaka wagaruka mu modoka uwo musore ashobora kukugirira nabi umudamu yari ifitiye ubwoba umudamu uri mu modoka ari kumwe n'umwana we w'umukobwa nuko umushoferi bari kumwe yaramubwiye ati ariko Ismael wagarutse mu modoka ubu baramutse bakumenya umutwe wavuga ko uri mu biki nuko Ismael yarababwiye ati ariko se kuki mwe mushaka kujya muzana ibintu byo korohera abantu ati ni mwe mujya mutuma n'abantu babamenyera nuko ku ruhande hari umukobwa wahisaza umukobwa arangije ati ndabona hari iyindi nzira karengane none ibonetse uyu munsi ariko se nibiki byababayeho n'undi mukobwa ntabwo turamenya izina ryiwe yaraturutse ku ruhande aza afite akadobo ni akadobo karimo amazi ndetse afitemo na ka omo yaraje aramubwira ati ni byiza cyane ndabona imodoka yanyu bamaze kuba bayanduza reka mbe nayiguhanagurira umukobwa yaramubwiye ati uriya musore atameze nk'umusazi atahora hano buri munsi atajya atera amagi ku modoka zose nuko Ismael yaramubaje ati none se bite by'ubundi ni ibiki biba byamubayeho kugira ngo aze kuba yatera amagi ku modoka z'abandi umukobwa yaramubwiye ati nanjye sinzi ikibazo yigirira atashobora kuba wenda yifitiye akabazo kiwe utamenya ati imodoka zose zitambutse zitera amagi nuko umusore yaramubwiye ati okay ndabyumva ati none se ati waza noneho ukamuhanagurira imodoka nuko umukobwa wari mu modoka ni wa mwana wari uri kumwe na wa mumama mu modoka yese amubwira ati ariko se Ismael ati bite bya ati we nta nubwo uramara n'iminota 5 muri aka gace none utangiye no gutereta abakobwa baho nuko Ismael yaramubwiye ati hoya wana ntabwo ngiye ndimo gutereta ati bose urabona ngiye ndimo gutereta hoya nuko umusore yarakomeje abwira wa mukobwa ati nyine mpanagurira imodoka ati uyu munsi ndazi kuba nagusohokana nuko twagarutse ku ruhande wa musore wari umaze gutera amagi ku modoka yari ari kumwe n'umudamu barya basa naho bihishe nuko ari ku ruhande arangije aravuga ati ariko bari abashenzi b'abakire bite byabo ko birata wari wa musore wari umaze gutera amagi ku modoka ari kumwe n'undi mudamu ku ruhande bisa naho ari mama wiwe yari ari kumubwira ati uriya mushenzi w'umukire atariyemera ati buryo avuye mu modoka ashaka kuba yaza no kunkubita ati ubuse ntabwo ari bukubita uriya mwana wacu w'umukobwa birasa naho uyu mwana w'umukobwa avukana n'uriya musore nuko twagarutse hano wa musore Ismael yakomeje kubwira wa mwana w'umukobwa ati none se reka ngusabe ikintu twumvikana ikintu kimwe uranyogereza imodoka unayihanagure neza nindangiza ntabwo uri bunyishyuze amafaranga ndakujyana kuri hoteli uyu munsi tuze kuba twasangira ibyo kurya bya nijoro nuko umwana w'umukobwa yaramubajije ati se uri kuba hehe umusore yaramubwiye ati ndi kuba kuri hoteli iri hafi aha ngaha yitwa Golfe nuko umukobwa yaramubwiye ati nimba ari aho ngaho uri kuba rero ati wowe n'umukire urampa amadolari 10 nta nubwo ari 5 gusa ndi buguce nuko wa mudamu uri mu modoka arangije yabwiye umugabo bari kumwe ati ariko se mugabo wanjye ati uriya musore ati bite byiwe ati genda umuhamagarire musaza wanjye tugende ati ndi kumva n'ubushyuhe bumaze kumbana bwinshi izuba ryanyishe merewe nabi cyane nuko umugabo yarasohotse bisa naho uyu mugabo ari umugabo uriya mugore yarasohotse yageze hanze aravuga ati Ismael uri gukora ibiki umugabo yarasohotse mu kugera hanze yitegereje arangije aramubwira ati kurimo gudutinza uragira ngo twirirwe ahangaha muri uyu muhanda nuko umwana w'umukobwa yaramwitegereje arangije umugabo yaramwitegereje arangije ngo ati Valentina birasa naho umugabo azi umukobwa yahise yikangamo nuko wa mwana ku ruhande wateye amagi ku modoka yahise abwira mama wiwe ati uriya mugabo biti ati dore bamaze kuba abagabo babiri ati bashobora kuba bagiye kuba bamukubita mushiki wanjye yaramubwiye ati buretse ati Roberto buretse uriya musore yitwa Roberto mu mwibuke nuko umugabo ahangaha yaratunguye ati Valentina birasa naho bashobora kuba baziranye nuko umudamu hano yahise abwira Roberto ati mushiki wawe ndabizi ko ashobora kuba yakiyitaho atariko bitewe nuko mbonye bamaze kuba benshi genda ujye kumuzana ati genda umuzane ati ntago tuzi ibyo bari gupanga nuko hano bari batunguwe umugabo yari ari kubwira umukobwa ngo Valentine birasa naho ashobora kuba afite ahantu amuzi nuko hano mu modoka bahise bikanga wa mwana w'umukobwa yarangije ati mama atuzi ko papa avuze ngo Valentine umudamu yaramubaje ati ngo iki ngo Valentine baraziranye se umwana yibwiye mama wiwe ati papa birasa naho aziranye n'uriya mukobwa ati
ati anazi n'izina ryiwe, aravuze ngo ni Valentina. Ati none se ubwo ati byaba bihuriranye gutyo, yaba yimajinye izina rye? Ako kanya umudamu yahise amubwira ati reka nze nsohoke none ahangaha tugenda nsobanurire. Umugabo yakwamye, yaguye mu kantu neza neza, byamurenze. Hano umukobwa byamucanze, n'umusore nawe ubwiwe nawe byamucanze. Nuko umugabo yaramubwiye ati Valentina, ati ntabwo nyibuka, ati mbabarira byibura ndagusabye, ngusabye ikintu kimwe, mbabarira umpereze iminota 5 yonyine tube twavugana. Ati ntugire ikibazo, nta kibazo na kimwe kiri bube cyakubaho. Ati ndashaka kuba navugana nawe iminota 5 yonyine gusa, mbabarira bari yuma. Nuko ku ruhande Roberto yaje yirukanka, arangije araza yise yitambika, aravuga ati mumvire kuri mushiki wanjye, ahita atangira kubatera yandi magi. Ati muve kuri mushiki wanjye, yabakubisa amagi ku modoka. Arangije yise yirukankana mushiki wiwe, ni Valentina, ni mushiki wiwe. Nuko umugabo yaramuhamagaye ati Valentina mwana wanjye, ati ngwino tuvugane. Birasa naho Valentina ari umwana w'uno mugabo. Nuko ako kanya Ismael yahise ababwira ati ibi ni ibiki mukoze? Ati mureke njye kumuzana. Ati uriya muhungu murabona ko ari umusazi. Nuko umukobwa yaramubwiye ati oya, ati urabona ko baraziranye? Ati sinzi. Umusore yarababwiye ati ndabona ati bashobora kuba bamugirira nabi. Nuko umugabo yarahindukiye abwira umugore ati uriya ni wa mwana wanjye, ati uriya ni wa mwana wanjye nari naramubuze. Ati yashize igihe kinini cyane. Ati ni ka Valentina, ntabwo ukibuka koko? Ati ni akana kanjye, ntabwo ukibuka ko nari narakakubwiye? Birasa naho Valentina ari umwana w'uyu mugabo. Nuko umudamu yaramubwiye ati mugabo wanjye, ati reka tuzi ko twabikurikirana nyuma, atari ko ngiye birantunguye. Ati se ni gute byashoboka kuri yaba ari umwana wawe? Ati bishoboka biti? Ni gute se yaba yarisanze hano muri aya mashyamba? Ntabwo bibaho. Agasobanuye kacu nuko nguko tukinjiyemo. Muri kumwe na Bozi Amani. Banza kandi subscribe, kanda like, jya muri comment ugira ikintu wandikamo. Gusa mbanze nanabisegureho kuba twari tumaze iminsi tutabahereza movie. Natwe ntago ari amakosa yacu, ni ikibazo cya YouTube, biba bigoranye cyane. Hari igihe ushyiraho movie ugasanga bahise ko bagusibira channel. Ni ibibazo twari twagiye duhura nabyo. Ngira ngo nimba mwarabibonye neza, na Junior Giti nawe ubwiwe ntabwo agikora gasobanuye. Muzajye kureba nawe asigaye akora biriya bintu by'ibiganiro by'amakuru, kubera ko aka gasobanuye tuba dukora kaba kameze nk'aho ari nka forode. Ntabwo biba byemewe kugakora hano kuri YouTube, kereka hanze mukajya mugatora ku ba DJ. Gusa kuko tubakunda, tuzajya tugerageza ibishoboka byose tubahereze uko tuzajya tugenda tuzibona. Nuko hano umudamu yakomeje kubwira umugabo wiwe ati uriya mwana si uwawe, wibeshye. Umugabo yaramubwiye ati oya, ntabwo bishoboka, ntabwo ushobora kuba nakibesha ku mwana wanjye. Nuko umugore yaramubwiye ati ese uribuka ibyo wa muganga yatubwiye? Ati uribuka dogiteri ibintu yatubwiye? Ati wa muganga uvura ibibazo byo mu mutwe? Ati yaratubwiye ati hari igihe umuntu ahura n'ikibazo bitewe n'akababaro yagize, akaba ashobora kuba yagira ihungabana muri we, akagira trauma. Ati nawe ushobora kuba warahungabanye. Ati mugabo wanjye ngwino ujye mu modoka tugende. Ati nanafite n'umunaniro mwinshi, mfite n'umwanda, ndasa nabi, reka tugende njye koga. Nuko umugabo yaramubwiye ati ngaho injira mu modoka tugende. Umugabo ntabwo ari kubyumva neza, yaraje yinjira mu modoka, aramubwira ati sinzi, atari kuri ya mwana ndabona ari uwanjye. Umugore yakomeje kumuhakanira, aramubwira ati oya, ati umwana wawe, atura ntabwo ari umwana wawe. Twagarutse ahangaha bari bageze kuri hoteli. Nuko baraje bahageze, hari umusore bahasanze, bisa naho ari umusore wakira abashyitsi baje kuri hoteli. Yaraje arabaramutsa ati muraho neza? Ati mbahaye ikaze. Ati muhawe ikaze hano kuri hoteli yacu yitwa Golf. Ati buri kimwe cyose mukeneye, buri kimwe cyose mwifuza turaza kuba twakibafashamo. Nuko umukobwa yaramubwiye ati nizere ko mufite ibyumba byiza, kuko njye nkeneye kuba naruhuka. Ati nkeneye no kuruhukira ahantu heza cyane. Ati siko bimeze sheri? Umusore yahise ambwira ati ariko se ataka kanya wibagiye ko ndi mubyara wawe? Ati kubera icyo uri kunyita sheri? Ati ntabwo ubona ko uri gushaka kunteza abantu, kandi umwana uzakora ibara. Nuko kanya mama wiwe yaraje, ni mama w'uriya mukobwa. Nuko umusore yarabubwiye ati muhawe ikaze mwese ahangaha. Ati buri kimwe cyose mwifuza turaza kuba twakibakorera. Ati mwe mumbwire icyo mushaka gusa. Nuko umukobwa yaramubwiye ati imodoka yacu irasa nabi. Ati dufite n'imyenda yacu itamesha. Ati ndashaka ko byose mubidukorera. Nuko umusore yaramubwiye ati ni Ismael. Yamubwiye ati ariko se, ati umukobwa araza kuba yagutegeka buri kimwe cyose? Ati humura nta kibazo, ati uyu mukobwa ntakugore rwose. Ati twiwe ntabwo dukeneye ibintu birenze cyane, ntabwo dukeneye ibintu byinshi cyane bigoranye. Ati wowe mudukorere ibyo mubona bishoboka byonyine. Umusore yarumiwe cyane. Hano hari umwana w'umukobwa afite ubwirasi burarenze, afite ubwirasi, nibo abana baba bakiri batoya. Nuko umusore yarababwiye ati mwari mugira ikibazo? Ati imodoka yanyu turaba twayoza, n'imyenda yanyu mufite yose turayoza, turayimesa nta kibazo.
hano dufite imashini imesa imyenda, niba hari n'ikindi kintu mufite mukeneye ko twaba twakibakoreraho, ati serivisi yose turayibakorera, hano twebwe umukiriya ni nk'umwami, ati mwe mutubwire icyo mukeneye gusa turakibafashamo cyose, ati kandi mwisanzure, mwumve ko mwiyumve nk'aho muri mu rugo, mwisanzure, ati murisanga hano. Nuko Ismael yarababwiye ati ngaho nimuze tugende bagiye kutwereka ibyumba byacu. Nuko kanya bahise bagenda. Ni umusore yajyanye na wa mukobwa, nuko wa mudamu asigarana n'umugabo, arangije yabwiye umugabo we ati sheri, ati buretse nkubwire gato, ati hari akantu nshaka ko tuba twaganiraho. Umugore yaramubwiye ati mugabo wanjye ndabona udatuje, ati ese uracyari gutekereza kuri bya bindi? Nuko umugabo yaramubwiye ati ntabure gute kubitekerezaho, ati rega nabonye umwana wanjye, ati umwana wanjye w'umukobwa namubonye, ati ariko wowe ntabwo ushaka kubyumva, ati se we wakiyumva gute? Ari umwana wawe, we wakiyumva gute umubonye? Ati ntabwo natuza, nta mahoro namwe nagira, umwana wanjye akiri ari muhanda. Nuko umudamu yaramubwiye ati mugabo wanjye, ati ariko se nagusobanurira ko ntabwo ubasha kunyumva, ati uriya mukobwa wabonye, ati nyine ajya kumera nk'umukobwa wawe, ati ariko ntabwo ari we, ati nk'uko nabikubwiye, ati umuganga yarabikubwiye ko hari igihe ugira ihungabana bitewe n'utubazo umuntu aba yaragize, ati nawe rero wagize ihungabana, ati uriya si umukobwa wawe wabonye, ati kandi nyizera, ati ahubwo se mugabo wanjye, ati reka nkubwire akantu keza, ati ahubwo se kubona nyine tudatuje, ati waretse tukanajya no mu rugo, ati base tukajyana muri dushe tukajyana koga, cyangwa tukajya no muri pisine tukoga, twavayo ati naza kugutegurira akantu keza tugasangira, asigaye tukaba twanajyana n'ahantu, ati nagushakira ahantu heza bakajya kudukorera ka massage, ati umva ati byatunezeza. Nuko umugabo yarahindukira aramubwira ati ariko se wa mugore we, ati wagiye ushyira ubwenge ku gihe, ati koko urambwira ibyo ngibyo, ati maze imyaka igera mu 10 yose, ati umwana wanjye twaburanye imyaka 10 yose ishize, ati none kugeza muri aka kanya ndamubonye, urimo kumbwira ngo ngende njye gukora massage, ati tugende tujye koga tujye kwinezeza, ati ariko ibyo ni ibiki wa mugabo wa mugore we? Nuko umugore yaramubwira ati ariko se, ati sheri, ati njye nawe ngi rero sinzi ibintu burimo kumbwira, ati ariko se urigira ngo nzakugire nte koko? Ati nagusobanuriye ntako ntakugize, kubera icyo ufunga umutwe, uriya mwana si uwawe wabonye, uriya ni umwana wo mu muhanda, ni inzererezi yigendera, kariya ni akamayibobo kigendera. Nuko umugabo yarahindukiye arangije ahamagara wa mugabo w'umureceptioniste wabakiriye, aramubwira ati ariko se, ati mugabo, ati reka nkwibarize ati ikibazo, ati hari umwana, ati hari abana nabonye mu muhanda bajya baza bagatera amagi, bagenda batera amagi ku modoka, ati se bari abana nta n'umwe waba uzimo kuko nifuza kuba nagira uwo nganira nawe? Nuko umugore yaramubwira ati oya, ati mwihorere, ati mwihorere ntugire ikibazo. Umusore yaramwitegereje yikangamo, umudamu ntabwo ashaka ko umugabo ajya kuba yahura n'umwana we. Umugore yakomeje kuba yamukonvenka, aramubwira ati umva uriya si umwana wawe pe, ati reka nkubwire, uriya ntabwo ari umwana wawe, njye namwiboneye, ati reka, ati nawe tekereza, ati hashize imyaka 10 yose, ati umukobwa yaragiye arabura, turamubura tumuburira irengero, ati ni gute yaba ari we? Umugabo yaramubwira ati oya, uriya mponda sinoga, uriya ni umwana wanjye kandi sinamureka ngo akomeze abe mu muhanda. Nuko umugore yaramubwira ati oya, ati njye nta nubwo nshaka ibyo bintu kubyumva, ati mwese umva, ati ahubwo reka nkwereke, uriya mwana si uwawe sibyo, uriya mwana si uwawe, tumwihorere, ubundi twaje hano tuje muri vacances, twaje mu biruhuko, ubundi ni gute ibyo bintu by'umwana bitangiye kuza? Twaje hano ntabwo twigeze tuza hano tuje gushaka umwana, ni gute utangiye kuzana izo kese z'abana? Njye ndanabirambiwe, ati kandi njye rekana nakubwiza ukuri, nuramuka ukomeje kuzana ibi bintu sibyo, njye ndaza kuba nava hano ngende, kandi ningenda ntabwo nzongera kuba navugana nawe, ntuzongere kuba waza no kundeba, ntabwo nzongera kuba nabana nawe, nindamuka mvuye ahangaha ndakwinginze ibi bintu by'ubusazi bireke, ibi bintu uri gutekereza ni ubusazi, ntabwo bibaho, urasa umwana wawe mwibagirwe, unamwikure mu mutwe. Ni gute umwana wawe yaza kwisanga hano? Umwana wawe ni gute yaza kuba inzererezi? Ni gute yakisanga mu mashyamba y'ino hangaha? Urabizi ko ino hangaha twahaje gutya tuje no kwitemberera, ni kure cyane yo mu rugo. Ni gute umwana yaturuka mu rugo hirya ariya twabaga hose akazi ino hangaha? Atase ubwo we ntabwo bitekerezaho, ubwo uri gushaka kwishyiramo ibintu bitari byo. Ati reka nkubwire, ati n'ubu ngubu ushobora kugenda ukaba wavuga ngo n'umwana wawe, ati wajya kureba ugasanga afite noneho na mwene wabo wenda bashobora kuba baraburanye, ati se uwo ngo nawe uzavuga ko nawe ari uwawe? Ngansobanurira. Umugabo aramubwira ati njye sinshaka kubyumva ibyo bintu, njye ikintu nkeneye umwana wanjye, nari naramubuze none ndamubonye, nkeneye kongera kuba namugira umwana wanjye akakomeza akabana nanjye. Nuko umugore aramubwira ati okay, none reka tubyemere ko uwo mwana ari uwawe. None se ndabyemeye n'uwawe, none se ugiye kuba wakora iki?
ugiye kumuzana se tumujyane tujye kubana nawe, urakora iki? Ngaho mbwira urashaka kuba wakora iki? Uwo mwana urashaka kuba wamugira ute? Ngaho mbwira mugabo nkunda, urashaka uwo mwana tumujyane hehe? Nicyo uri gushakira ubundi uwo mwana? Warekanye nawe ko n'ubundi ari akamayibobo kari aho ngaho, ntuzi niba ari n'uwawe, ntuzi niba ari uwande. Ibyo ngibyo ubundi ushaka kubimenyera iki ubundi? Kubera icyo uri interested mu kumenya ibyo uriya mwana. Rekana n'uriya mwana ndakwinginze, dukikorera vacances, twaje mu biruhuko, turangize ibiruhuko twigendere, sibyo? Niba udashaka ko tuba twashwana, ibi bintu twabishwanira, nuramuka ukomeje kuzana ibintu turabishwanira, sibyo? Reka nizere ko byibura unyumvise. Reka twikorera ibiruhuko byacu birangire twitahire, sibyo? N'umugore ntabwo ashaka kuba uriya mwana yahuza na papa wiwe. Sinzi uriya mwana icyo bapfa n'uyu mudamu, birashoboka ko wenda yaba ari mukase, sinzi, ariko turazi kuba twabisobanukirwa. Wowe ukurikire gusa, urazi kuba wasobanukirwa mu gihe nagafashemo. Uracyari kumwe na Bozi Amani. Banza unkandire like nimba utarayikandaho, nimba utayikanzeho unkandire no kuri subscribe. Ahasigaye dutwike hashye. Nuko umudamu yabwiye umugabo ati none se, ati okay, mbitekerejeho neza, uriya mwana njye ukuntu mbitekereza birashoboka ko wenda yaba atari uwawe, atari ko se abaye ari uwawe, ubundi twabigenza dute? Nuko umudamu yaramubwiye ati okay, noneho nta kibazo, ndabikwemereye, sibyo? Ndabikwemereye, urantsinze. Uriya mwana turajya kuba twajya kumureba, sibyo? Turajya kumureba, tumenye ninde, tumenye n'uwahe, tumenye abana nande, tumenye buri kimwe cyose. Atariko ugomba kuba wamenya ko uriya mwana ntabwo ugomba kuba wamutetesha, sibyo? Njye ndakwemereye, nta kibazo, ndakwemereye, tujye kuba twamureba. Nuko umudamu yarahindukiye abwira wa musore ati ese David, umusore yitwa David, amubwira ati wamfasha icyifuzo cy'umugabo wanjye ukaba wagishyira mu bikorwa? Ati bari abana ndashaka ugende ubashake, bari abana batera amagi ku modoka z'abantu, ati noneho ubazane uduhuze nabo, sibyo? Nuko umugabo yarishimye cyane avuga ati urakoze cyane mugore wanjye. Umugore yamubwiye ati okay, ikindi ndifuza ko wagenda ukadutegurira muri resitora ahantu turi buze kwicara, ukadutegurira table nziza cyane, tukaza kuba twayicaraho tukinjoyinga, kubera ko dukeneye kuba twakishima. Twaje tuje mu biruhuko, twaje gukora ibiruhuko, dukeneye kuba twabaho twishimye muri ibi biruhuko, tukazabisoza tumeze neza turyoshye. Nuko umugabo yaramubwiye ati iki nicyo gitekerezo cyiza cyane umugore wanjye, ndagukunda cyane, ati uramfashije cyane. Nuko umudamu yaramubwiye ati urabizi ko nanjye ndagukunda cyane, ati buri kimwe cyose nkora ngikora ku bwawe, ntago nakishima nawe utishimye, niyo mpamvu nkwemereye ko turi buze kuba twajya kureba uriya mwana tukaba twamenya ni uwawe cyangwa se uwawe. Nuko umudamu yaramubwiye ati ariko se nidusanga atari uwawe biragenda bite? Umugabo yaramubwiye ati niyo twasanga atari uwanjye njye nta kibazo, ati rega dushobora kuba twanamufasha, rega bari abana bakeneye ubufasha, ati abana bo ku muhanda nabo bakeneye ubufasha, bakeneye gufashwa kandi dufite ubushobozi, twanabafashe rega. Umudamu yaramubwiye ati okay, nimba aricyo cyifuzo cyawe turaza kuba twareba uko twagira icyo tubikoraho. Umudamu yari yakaniye, yari yafunze umutwe, ariko bije kurangira yemeye kugira ngo umugabo byibura bakomeze kuba bahuza. Nuko umudamu yabwiye umugabo ati ndagusaba ubu ngubu kugeza muri aka kanya, uyu ni umwanya wacu, reka tugende turuhuke, nitumara kuba twaruhuka turaza kuba twagenda tujye gushaka wa mwana, asigaye noneho tube twamenye ibyo ari byo, tumenye ibyiwe, tumenye aho aba. Hari icyo bitwaye, ni iki cyifuzo cyanjye cyonyine. Nuko umugabo yabitekerejeho arangije aramubwira ati okay, nta kibazo ndabyemeye, reka tubanze tugende turuhuke, turaza kuba twajya gushaka umwana nyuma. Nuko umugore yaramubwiye ati urakoze cyane, ati yambi ngaho mpobera. Barahoberanye, barishimye, bamaze kuba bakemerana ko bagiye kuba bajya kureba umwana. Nuko umudamu yahise abwira wa musore David, aramubwira ati David okay, noneho ibintu byose bimeze neza, ubu ngubu watwereka aho turi bujye tukaba tugiye kwiryamira, njye ngiye kuba naruhuka. Nuko David yamweretse inzira aratambuka. Umugabo aramubwira ati utwihanganire kubw'ibyabaye. Bahise bagenda, David bamusigaho ngaho wenyine. David yasigaye amwenyura arangije ati ati koko, ati burya ni Valentina wabateye amagi? Atari kuri mwana birasa naho nawe azi Valentina. No muri quartier twagarutse hano kuri Valentina. Valentina yari yicaye ari kuganira nabo mu rugo, bari kuganira. Nuko Roberto yahise amubwira ati Valentina, ati reba ibintu wadukoreye, business yacu uyu munsi wayishe, ibintu byose wabizambije, ati twahombye,
ati reba amagi yose twari twaranguye yo kuza kuba twakoresha yose wayamennye yose arashira. nuko Valentine aramubwira ati okay, ati none se ibyo ngibyo urabinshinja ko ariwe waje ukivanga mu kazi, ko ariwe wamvangiye. nuko Roberto yaramubwiye ati Valentina, urabizi neza ko wagomba kuba watera amagi atarenze 2, warangiza ugahita ugenda ukajya guhanagura bakaguhemba. nuko Valentina yaramubwiye ati none se ko nari ngiye kubikora ukaba waje ukabyitambika, si wowe waje ukabyivangamo? Roberto yaramubwiye ati uya, none se wari uri kuganira n'uriya mugabo? Ati ni ibiki wagombaga kuganira nawe, ko uburyo dusanzwe dukora akazi ari ugukubita amagi warangiza wowe ugaturuka hirya ku ruhande ugahita ugenda ugatangira guhanagura utiriwe ujya kubaza bagahita baguhemba. nuko umudamu yahise abwira Roberto aramubwira ati uyu mushiki wawe sinzi ibyo yari arimo, atariko nawe wagiye urabivanga byose wabyishe. nuko Roberto yaramubwira ati noneho ni njye muri gushinja icyaha? Ati ko mubizi ko ari uburyo dusanzwe dukora akazi. nuko Valentine aramubwira ati Roberto, reka nkubwire ikintu kimwe, wowe niwe wishe ibintu byose, wagombaga kuba watuza ukihangana ugategereza njye ngakora akazi kanjye nk'uko nsanzwe ngakora. Ati siko bimeze. nuko Valentine yabwiye mama we ati ariko ubundi biriya bintu ubundi mwabikoze gute, ni kubera iki ubundi mwaje kwivanga muri kariya kazi? nuko mama we yaramubwiye ati Valentine, ntugire ikibazo, ni njye wamwoherereje. Ati Roberto, ni njye wamwohereje, ni njye wamubwiye ngo aze. nuko Valentine aramubwiye ati kubera iki se wamwohereje, kubizi ko ibintu nagombaga kuba nabikora neza? nuko Roberto yaramubwiye ati oya, wagombaga kuba wabikora neza gute? Ati reba iminota wari umaze utaratangira no guhanagura n'imodoka kugeza ubwo abantu batangira kuva mu modoka baza kukuganiriza. nuko Valentine yaramubwiye ati ati komeza wivugishe gutya, ahubwo uyu munsi ndaza no kujya kuri date. Ati uyu munsi ndaza gusohokana n'umuhungu. Roberto ngo iki? Valentine ati yewe byumvishe neza, ati uyu munsi baransohokana, ati ndaza kuba najya guteretana na wa muhungu. nuko Roberto yaramubwiye ati oya, jya ugabanya ubwo bugoryi, ntukajya ushaka no kubeshya. nuko Valentine yaramubwiye ati oya, ati ni njye mukobwa ukunzwe kugeza muri aka kanya, ndaza kuba nasohoka. mama we yaramubwiye ati Valentine, ni ibiki uri kuvuga? Ati nakubwiye ko iyo mikino utazajya ujyamo yo kujya mu bahungu. nuko Valentine yaramubwiye ati ako se mama, ngiye gusohokana n'umuhungu hari icyo bitwaye? Ati nese ngiye nzaguma gutyo nta sheri ngira? Ati umuhungu yanyikundire, ni umwana w'umukire, umwana mu bakire yanyikundiye. Ati nese niba ashaka gusohokana nanjye hari icyo bitwaye? nuko mama yaramubwiye ati oya Valentine, ndakubujije, ibyo bintu bireke, ibyo bintu byihorere, ndakubujije, sibyo? Bitari ibyo turaza kuba twaserera, uranyumva neza? nuramuka uzanye imikino uraza kuba wambona, uraza kuba wasobanukirwa uwo ndiwe. ushobora kuba ujya ubona gutya twirirwana, ukabona twirirwa dusangira ibishyimbo ukagira ngo ndi mwene wanyu. Wibuke neza ko ndi mama wawe, ndakwereka, uraza kuba wambona nuramuka ugerageje kuba wajya gusohokana n'umuhungu. nuko Valentine yaramubwiye ati mama umbabarire, nakinaga, ati nari ndi kwijokingira rwose, ntago nari ndi seriye, ntago nari nkomeje. nuko umudamu yaramubwiye ati oya, ntukazajya unzana iyo mikino, ati ahubwo none ahangaha muhaguruke mujye gushaka ayandi magi tuza kuba twakoresha, bitari ibyo muraza kuba mwaburara, n'ejo muzabwirirwa mu burare. Ati murabibona ko twamaze kuba twabwirirwa, tugiye kuburara, amagi yose mwayisha ubusa, kandi ari amagi cyari igishoro twagombaga gukuramo amafaranga. nuko barahagurutse bahita bagenda bajya gushakisha, bisa naho bagiye gushaka amagi, sinzi aho bayakura, nimba bayarangura, nimba bayiba, nimba bayasaba, turaza kuba twabisobanukirwa gake gake. umudamu yasigaye aho ngaho ari kubitegereza, atari kwiba abana, aba bana baba barimo kumbabaza, ntago bazi ukuntu ubuzima bugoye, barimo kugenda bakina n'ubuzima, ntago bazi uko bugoye. Atariko se Roberto ubundi yaje gute? Aturiya mwana Roberto ni gute yaje kuba yaza hano? Yaje gukora iki ubundi? yazanywe n'iki? uriya mwana ko ateza ibyago, ni iki ubundi kimugenza? umudamu aratekereza byinshi cyane, sinzi ni ikihe kibazo kiri hagati yiwe na Roberto. nuko twagarutse aha ngaha tugaruka kuri wa mugabo papa waba abana bari bari mu modoka. nuko yaraje abwira David ati David, ati ndashaka kuba nakuvugishaho gato, umbabarire kuba nguhagaritse, nkaba nje kukuvangira mu kazi kawe. nuko yarahindukiye areba hirya no hino, arangije aramubwira ati hari ikintu nifuza ko wamfasha. Ati se twavugana iminota mike? Ati iminota mike gusa. nuko yaramubwiye ati nta kibazo, ati nta kibazo twavugana. nuko umugabo yaramubwiye ati umva David, ati nifuzaga ko wamfasha. Ati nta kibazo ndagufasha. Ati uribuka wa mwana twari turimo kuganiraho, wa mwana ujya utera amagi, utera abantu amagi, witwa Valentine? Ati sinzi niba umwibuka. Ati nifuzaga ko wamfasha uriya mwana nkabasha kuba namubona. Ati ndashaka kuba nabona uriya mwana, ndamushaka cyane. Ati se ibyo bintu wabimfashamo? Kuri icyo kintu wifuza kuba wamfashamo? nuko umugabo yaramubwiye ati David yaramubwiye ati ese urifuza ko nguhamagarira kuri RIB, nguhamagarire kuri polisi bagufashe cyangwa? umugabo yaramubwiye ati oya, ntago ari ibyo.
ati uriya mwana ati ndashaka kuba namubona, ati ni ibintu by'ingenzi cyane kuri njyewe kandi ni ibanga, ndifuza ko biguma ari ibanga hagati yanjye n'umuryango wanjye. Ati ndifuza ko wamfasha, ati ni ukuri nagukorera buri kimwe cyose. Ni umugabo arimo kubwira David ashaka kuba yahura n'umukobwa we, amubwira ati mu by'ukuri ati ni iby'ingenzi cyane, ati umbabariye ukamfasha, ati ni ukuri rwose, ati njye nazaguhereza tipu, ati namva ni ukuri rwose nazagushimira byimazeyo pe. Ati uriya mwana ndashaka kuba namubona, ati ariko sinzi ahantu nshobora kuba namukura, gusa kubera ko wowe uri umuntu umenyereye quartier, uri umuntu uzwi hano muri uyu mujyi, nta muntu utakuzi, nta hantu utazi, ati numvaga ari wowe muntu ushobora kuba wamfasha kugira ngo byibura bibe byanyorohera kugera kuri uwo mwana. Nuko umugabo yaramubwiye ati yego nta kibazo, ati nagufasha, ati inzu umujyi wose. Umugabo yaramubwiye ati yego, ati byiza cyane ubwo uzi ino hantu hose, ati ahubwo reka mbe nguhaye kano kantu, ati ni agatipu, ati wewe bugafite nta kibazo uzi kuba wakigurira akantu, kandi nzakomeza kuba nareba uburyo nguhereza ka tipu, ati nzagushimira birenze, ati wewe ufite ako gatipu, ati ariko ubanza umfashe tumenye uwo mwana ahantu aherereye. Nuko umugabo yaramubwiye ati yego kumenya aho umwana aherereye nta kibazo, ibyo byo ni ibintu byoroshye, ndazi kuba namugushakira, ndareba icyo nakora kugira ngo mbashe kuba namubona, ati kugeza muri aka kanya nkiri mu kazi ariko ndazi kubigukurikiranira kuva uri umukiriya wacu, nta kibazo. Nuko umugabo yaramubwiye ati David mu by'ukuri ndagushimiye cyane kubw'iyo faveur ungiriye, ati ibindi turazi kuba twabireba mu kanya, ati ubu ngubu ngiye kuba najya kureba, ati umugore wanjye yari akiri muri ka massage bakiri kumukorera ka massage, ati turazi kuba twahuza nta kibazo. Nuko David yaramubwiye ati urakoze cyane, gira umunsi mwiza kandi ukomeze winjoyinge vacances yawe. Umugabo yaramubwiye ati urakoze cyane, ndagushimiye pe, ndagushimiye kandi nzagushimira, ati nzagushimira cyane. Nuko David yamufashe mu kiganza aramubwira ati urakoze cyane, reka tuzi kuba twasubira, ati ariko ati ntabwo byari ngombwa ko wampereza amafaranga yawe, ati aya nayo yawe yabike nta kibazo, ati si ngombwa ko naguha serivisi ubanje kunyishyura, oya. Nuko umugabo yaramubwiye ati oya wiyansubiza, ati na yawe nayaguhaye pe, ati kandi nzaguhereza n'ayandi ntugire ikibazo, ntago ari ruswa ni ka tipu. Nuko umugabo yarahindukiye agende, David nawe yarigendeye. Umugabo mu guhindukira akubitana n'umwana, umwana w'umukobwa yaramubwiye ati papa, umwana yaramubwiye ati ati sheri wanjye atumeze neza. Batangiye kuba baganira n'umukobwa wiwe, ni wa mukobwa bari kumwe mu modoka. Nuko yaramubajije ati se uje gukora icyangaha, ni iki kikuzanye ahangaha, uragenzwe n'icyangaha? Umugabo ari kubaza umwana aramubwiye ati papa, ati wari uzi n'ibindi se? Ati ubwo se njye nari kuguma iyo hirya, ati nari nizi hano kuri ka pisine ndashaka kujya mu mazi ngo noge. Nuko umugabo yaramubwiye ati urashaka koga? Ati ubwo se urazi kuba wabishobora, ushaka kujya mu mazi hari ukoga? Se nta bundi buryo wari kuba wakishimisha utaje hano mu mazi, ubwo se urohamye? Umukobwa yaramubwiye ati oya, ati papa, ati wimbwira ibyo ngibyo, ati ndabizi neza ko, ati umva, ati mwishimye, ati we na sheri wawe mwishimye, ati muri kwinezeza, ati ngiye se ni gute ntajya kwishima? Ati twaje hano tuje muri vacances, ati none waje uzanye sheri wawe, uriya mudamu birasa nawe atari mama w'uyu mwana. Nuko umugabo yaramubwiye ati mwana wanjye, ati uriya ati narakubwiye ngo ujye umwita mama, narakubujije ntukajye umwita ngo ni sheri wanjye, ati urabizi ko tumaze imyaka myinshi tubana, ati none kubera iki na n'ubu ngubu udashaka kumwita mama? Ukwiye kuba wamwita mama, sibyo? Ati ntuzongere kuba wamwita kuriya, wamuhamagara ngo ni sheri wanjye, sibyo? Ati uriya yagakwiye kuba mama wawe kugeza muri aka kanya, sibyo? Icyo kintu ndagira ngo ugishyire mu mutwe, ndagira ngo ukiteho uzajya ukibuka, sibyo? Ati ikindi unamenye ko vuba ahangaha uriya mudamu tugiye kuba twashyingiranwa, ni gute waguma kumwita ngo sheri wanjye? Wabanje ukimenyereza kumwita mama wawe, ko akanya kariko kose n'ubundi azaba mama wawe. Umwana yaramubwiye ati ngiye ibyo ntabwo nshaka kubyumva. Umugabo yaramubwiye ati none se ngahambwira urifuza iki kugira ngo byibura basi utuze, byibura ibintu byose bigenda ku murongo? Nuko umwana yaramubwiye ati okay, ikintu nifuza nicyo ushaka kumenya. Umugabo yaramubwiye ati yego, ati noneho ndashaka ngiye kuba nasohokera kuri Miami, ndashaka kujya kuri Miami, sibyo? Ngiye ndifuza kuba najya kuri Miami, nimba wumva wanjyana kuri Miami aho ngaho ntacyo bitwaye, ibindi byose nabikwemerera. Nuko umugabo yaramubwiye ati uvuze ngo Miami? Ati nsubiriramo, uravuze ngo kuri Miami niba ushaka kuba wajya? Umwana ati yego ndashaka kujya kuri Miami, ati kandi kuri Miami ndashaka ko ari njye nawe gusa tuzaba turiyo, sinifuza ko hari undi muntu uzaza kutuvangira, twasohokanye tukigira ku mazi.
akana k'agakobwa gakunda gusohoka. nuko umugabo yaramubwiye ati okay, ibyo ngibyo nibyo byonyine wifuza? Ati okay, reka ntekereze. Okay, nta kibazo, ndabikwemereye, ndabigusezeranyije, nzakujyana kuri Miami, sibyo? Nzabikujyana kuri Miami. Atariko shati, umva nawe uragoye nka papa wawe, uri umuntu uzi kumvikana nka papa wawe. Ati sha, umva buri uwaso, aturi uwaso pe. Nuko umwana yaramubwiye ati okay, nta kibazo papa, njye ndishimye. Ati ubungubu none kigiye gukurikira ni ukwigira mu mazi hasiga umuntu akoga, kubera ko n'ubundi izuba riranga riri gutwika. Nuko umugabo yararebye arangije ati shati, yego koko urabivuga, urabivuze ukuri pe, izuba ririmo gutwika cyane. Ati reka twigire mu mazi tugende tujye koga. Umwana yamubwiye ati papa, ikintu kimwe unsezeranye ko tuzajyana kuri Miami njye nawe. Nuko umugabo yaramubwiye ati nanjye unsezeranye ko ugiye kuba wakoresha uko ushoboye ukamenyerana na mama wawe, mukamenyerana kandi ntuzongere kumwita sheri. Umwana yamubwiye ati okay, niba nzajyana kuri Miami nta kibazo, ibyo ndabikwemereye. Ati ariko ni ukugerageza. Ati ntabwo nkwemereye ko nzabikora neza. Ati okay, ntaribi. Umugabo yaramubwiye ati ngagenda witunganye, asigaye twigire mu mazi, twigire koga. Umugabo asigaye wenyine ahangaha. Twagarutse ahangaha, hari abari barimo gutongana. Ni Ismael yari kumwe na wa mudamu, umwe bari kumwe mu modoka, umwe wa mwana yavugaga ngo ni sheri wa papa wiwe. Umudamu yaramubwiye ati ako si wowe, ubundi akazi kawe nakahe? Ati nta kintu na kimwe ujye ukora ngo ugikore neza. Ati narakubwiye kuva na mbere hose, uriya mwana ni gute uriya mwana akiri ino ahangaha? Narakubwiye ngo uriya mwana umukurikirane aburirwe irengero. Valentina ni gute akiri ino ahangaha? Ati ubuse byagenda bite haramutse hagize umuntu umenya ko uriya mwana bavukana n'uyu mwana wacu wundi ahangaha? Ati ubwo byagenda bite? Ati si ubundi ubwo bizagenda bite nibaramuka bamenye ko njye nawe tutanavukana, ko namubeshye kuri musaza wanjye? Ni gute bizamera? Nuko umusore yaramubwiye ati wowe ntugire ikibazo, ati ibintu byose bizamera neza, nakubwiye ko ibintu byose ndabikurikiranye. Ati se ko ari njye muntu wabikurikiranye, zira gahunda zose ko ari njye wazikurikiranye kuva zigitangira kugeza zirangiye? Ati ni gute utangirira icyizere? Ni gute icyizere cyanjye ukomeze kuba wagenda ugitakaza? Ati urabizi neza ko ari njye mapanzi kuva ibintu byose bitangira. Ni njye watumye uriya mwana aburirwa irengero, ni njye watumye na mama wiwe ava mu rugo agatorongera, ni njye wabikoze byose. Iyo mipango yose ni njye wayipanze, nubwo ari we wampaye ikiraka, ni njye wapanze iyo mipango yose. Atahubwo igira hino sheri wanjye, nyagasani mundebere. Umugabo wa musore Ismael umwe ubana na wa mugabo ise wa kakana k'agakobwa kamwe kabuze gasaba ko bazakajyana kuri Miami, bapanga n'uyu mugore. Uyu mugore wa undi bivugwa ko ari sheri uriya mugabo ise wa mwana ari we se wa Valentine. Ati birasa naho bateretana n'uyu musore, baje kuba barya amafaranga y'umugabo. Umukobwa n'umusore bakomeje kuba babigambanaho, bari barabigambanyeho na mbere hose, bari kubitonganiraho. Umukobwa yarimo kumubwira ati uriya mwana yagakwiye kuba yaraburiwe irengero. Ati none ndebera kugeza muri aka kanya, ubu se Alice bizagenda bite naramuka amenye ko uriya mukobwa ari mushiki wiwe? Bizagenda bite namenya ko ari mushiki wiwe, akamenya ko ari twe twabatandukanyije? Ibyo gihe bizagenda bite? Akaza kumenya ko uriya ari mama wiwe. Reba kugeza muri aka kanya ntabwo yarazi mama wiwe, nta nubwo yarazi ko afite na mushiki wiwe. Ati none kugeza muri aka kanya amakuru agiye kuba yamenyekana, sibyo? Narakubwiye ngo bajyane kure, sibyo? Narakubwiye ngo bajyane kure, ubashyire kure cyane. Ati none undebere, ibintu byatangiye kuba byazamba. Umusore yaramubwiye ati njye ntungire ikibazo, njye ndi mapanzi, ibyo napanze byose iyo ngiye kubikora mbikora neza. Nuko umukobwa yaramubwiye ati nizere ko ibintu ugiye kuba wabikurikirana bikarangira neza. Yaramubwiye ati ibyo bindekere n'ibyanjye, ibyo ngibyo bindekera ko nta kazi kandeba, nta kazi nshoboye. Ati ahubwo reka twitwikire wana, reka dutwike. Yahise amuhereza akabizu ku kiganza, aramubwira ati nta kibazo, ngenda byizeye kuva wemera neza ko ibintu uri buze kuba wagenda ukabishyira mu mucyo, kubera ko ngiye birambangamiye cyane kugeza muri aka kanya ntabwo ntuje. Umusore yaramubwiye ati umva we ntugire ikibazo, ngiye ibintu byose ndabikurikirana ku murongo. Ati ibyo nakoze imbere ntabwo byakongera kunanira kugeza muri aka kanya. Aramubwira ati wabaye umukomando, ahora ari umukomando, ibyo nakoze kera n'ubu ngubu nabisubiramo, ntabwo byananira. Tekinike zose nakoresheje ndacyazibuka, ndongera ntume batorongera bave muri uyu mujyi, ngomba kuba natuma bajya kure cyane. Mbega abagome. Ni Ismael yari kumwe na wa mukobwa
umukobwa bamwita Queen. Nuko Queen yarakomeje aramubwira ati umva Ismael, njye rero sibyo, gahunda zose twazikoze neza, tubikora neza, ariko ni gute ibintu utabashije kuba wabishyira ku murongo kugeza ubwo bize kuba byazamba ku ruhande? Umwana yaturutse ku ruhande bisa naho yari yabumvise, yaje bunyombo arangije ashyiraho agatelefone, yashyizeho kamera, umwana atangira kuba yabafata amashusho n'amajwi barimo kwigamba. Barakomeje baraganira ati ni gute wowe, ni gute bari abana utakoresheje uko ushoboye ngo uriya mwana umujyane kure cyane, ati none undebere ubu se, ubu ibintu biraza kuba byagenda bite? Dore kugeza muri aka kanya umugabo yamaze kuba yamenya umwana wiwe ko ahari, ati yagakwiye kuba abayeho atazi ko umwana wiwe ariho. Reba n'uriya mwana Valentina ntabwo yari azi ko papa wiwe ariho, none ubu ngubu kuva papa we yatangiye kuba yamushaka, ubu ngubu biraza kuba byarangira amumenye. Ati namara kuba yamenya ko uri ari papa we, kugeza muri ako kanya Alice nawe araza kuba yamenya ko uri ari mukuru we baburanye. Ubu se biraza kuba byagenda bite? Uraza kubona ko, urabona ko ibintu biri buzi kuba byadutamaza, biraza kuba byadutamaza, tube twajya hanze ibintu bimere nabi, sibyo? Nuko bakira aho ngaho hari akantu bumvishe gakomye ku ruhande. Ismael ahita aramubwira ati Queen bucecetse gatoya, arangije arahindukira areba ati ninde uri aho ngaho? Umwana yihishe. Ati wowe uri aho ngaho ubwino? Umwana yahise avayo, ni Alice yaraje. Nuko arangije Ismael aramubwira ati Alice, ati mwana atari ko se bite byawe? Nuko Queen yahise amubwira ati oh shiri wanjye, ati mwana wanjye, ati wari uri mu biki? Umwana yaramurebye araseka aramwenyura, ahita aramubwira ati njye mfite mushiki wanjye mwarabimpishe. Nuko umudamu yaramubwira ati oya ntawe ufite. Umwana yaramurebye aramubwira ati atari ko se muzababeshye kugeza ryari? Ubwo buryarya njye ntago mbukunda, njye mwaragiye mumpisha mushiki wanjye, umuvandimwe wanjye muramumpisha. Umudamu yaramubwira ati oya nta muvandimwe ufite. Ati mbabarira unyumve neza baby, ntabwo ufite umuvandimwe rwose. Ati ibyo ngibyo ni ibintu wumvishe gutyo nyine, ati ni ibiganiro bya biraho. Umwana yaramubwiye ati oya, aterega mumfata nk'uruhinja, ntago ndi uruhinja, ibyo mwavuze byose nabyumvishe, nakwiyumviye neza wowe wenyine uri kubyivugira ko mfite mushiki wanjye mwatumye ntandukana nawe ndetse na mama wanjye. Nuko umudamu yaramubwiye ati oya, ati mbabarira unyumve, ati ibyo wumvishe, ati twari turi kwiganirira, ati n'abandi bantu twaganiraga. Umwana yaramubwiye ati oya nakumvishe uri kuvuga izina ryanjye, nakumvishe. Ati kandi ubu ni ubwa kabiri, nacyagiye turi mu muhanda nigeze numva uri kubivugaho. Cyagihe mvuga ko papa aziranye n'uriya mwana, nkavuga Valentina, ndabyibuka ijambo wambwiye ndaryibuka. Ubugeza muri aka kanya ntago njye ngirimo kukugirira icyizere. Umudamu yabwiye ati oya, ati wagakwiye kuba wanyizera, ati nta muvandimwe ufite, ati ntabwo nshobora kuba nakubeshya habe na gato, ati ntabwo ibyo bintu nigeze mbigukora, ati sibyo, ati uri umwana wacu, ati humura, ati ntabwo twakubeshya. Ati ubona ko twakubeshya? Ati ni ukuri turagukunda, ntabwo twakubeshya, ntabwo waba ufite umuvandimwe ngo tubure kuba twakubwira. Umudamu aba ari kuzana amarira y'ingona, umudamu yirijije yahogoye, kandi mu kanya twenyine twamwiyumviye ari kugambana. Namwe mwabibonye, umwana bari gushaka kumushuka kandi umwana yabyiboneye, yanabari kodinze yabafasha na video. Nuko umudamu yabwiye umwana ati se nibyo byonyine wumvise? Ati nta kindi wumvise? Umwana yamubwiye ati ushatse kuvuga iki? Nyuma y'ibyo mumbwiye byose, nyuma y'ibyo muvuze byose urashaka kumbwira iki? Nuko umudamu yamubwiye ati umva rero umubwira, ati hari ibintu byinshi cyane twagakwiye kuba twakubwira, ati hari ibintu byinshi ukwiye kuba waganira na papa wawe, ati kandi wihangane. Nuko umwana rero amubwiye ati ububeshyi bwanyu ngiye kuba nabushyira ahagaragara, wowe na musaza wawe. Ati uyu nguyu ingirwa musaza, ati mwaraje mubeshya papa muramutuburira, umubeshya ko uyu nguyu ari musaza wawe. Ati naho burya murishaka kuba mwamutwara buri kimwe cyose, ati nta nubwo umukunda, nabyiyumviye byose ndabashyira hanze. Nyagasani, tukira aho ngaho umwana bahise bamukubita itasi mu mutwe. Nyagasani, bamukubise itasi mu mutwe. Umwana yamenya amakuru atagakwiye kuba yamenya, barashaka kuba bamwirenza, barashaka kumurangiza. Umwana bamukubise itasi mu mutwe. Nyagasani, umudamu yahise abwira umusore ati aka kana kagira utugambo twinshi, kari gafite utugambo twinshi, genda ukiteho. Ati nizere ko n'umuvandimwe we uri buzi kuba wamwitaho, sinshaka kongera kumva ikibazo cyabo kitarava mu nzira. Nuko twavuye aho ngaho tugaruka aha ngaha. David yaraje aza kureba umudamu bamwita Fabiana. Umudamu witwa Fabiana yaraje aramubwira ati Fabiana amakuru. Nuko undi yaramurebye aramubwira ati David uje kuba wakora iki aha ngaha? Ako kanya Fabiana yarahagurutse araza kugira ngo babe bavugana. Mwibuke ku ruhande dusize umwana bamaze kumwica, Alice bamwishe. No ku mugabo, umudamu yaramubajije ati se uragenzwe n'iki uje gukora iki aha ngaha? Umugabo yaramubwiye ati
nje gushaka Valentina. Ati se arahari muri kumwe? Umudamu yaramubwiye ati oya ntawe uhari. Nuko umugabo yaramubwiye ati byiza cyane kuko nifuzaga kuba navugana nawe, nifuzaga kuba naganira nawe. Umudamu ati ngaho mbwira washaka kuganira nanjye iki? Umugabo yaramubwiye ati uriya mwana Valentina ati hari umugabo umushaka. Umudamu yaramubwiye ati indi umushaka? Amushakira iki? Kubera iki bamushaka? Sobanurira. Nuko David yambwiye ati we ntugire ikibazo, ntago ari ibintu bibi cyane, ati ni ibintu byiza bimushakira. Uko uwo mugabo arashaka kuba yamubona, ati ni umugabo ushobora kuba ari papa wiwe. Yamubwiye izina ry'umugabo, aramubwira ati umugabo usanzwe umuzi? Ako kanya Fabiana yaramubwiye ati yego ndamuzi. Ati none se kubera icyo amushaka? Kubera icyo ubu ngubu aribwo agiye yaza kuba yaza kumushaka? Ni ukubera iki? Kubera icyo ataje na mbere hose? Nuko umugabo yaramubwiye ati sinzi impamvu, atariko ndashaka ko uwo mwana aza nkamujyana. Ati kandi we ntugire ikibazo. Umudamu yaramubwiye ati umwana urazi kuba wamwitaho nta kibazo aza kuba yagira, ngabinsezeranye. Umugabo yaramubwiye ati ntugire ikibazo, ati umwana ndazi kuba namwitaho, ati ahubwo hari akazi ngufitiye, ati ejo hari umukozi utazaza ukora ibintu by'amasuku, ndashaka ejo uzaze umusimbure. Umudamu yaramubwiye ati urakoze cyane, ati ngiye kuba nakitegura, nshaka uburyo namesa imyenda nambare, asiga ejo nzaza. Umugabo yaragiye. Twagarutse aha ngaha tugaruka kuri Valentina, arakibereye mu kiraka, aracyari mu kiraka, ari kugenda yishakira job. Baracyari guhiga indi modoka bamenaho amagi kugira ngo ayoze. Nuko akiri aha ngaha hari imodoka yaje imugeze iruhande iraparika. Havuyemo umusore, mumwibuke neza, ni wa musore w'umwicanyi umwe witwa Ismael. Murabizi neza ko yamaze kuba yakica wa murumuna w'uyu nguyu. Arangije yaraje aramuhagarika, aramubwira ati Valentina atamakuru, ati ibaze ko twaburanye, ati cya gitwe twavuganye ko tuzasohokana, kubera icyo utaje ngo dusohokane? Nuko umukobwa yaramurebye aramwitegereza, ati oya nabivuyemo, ati nta gahunda yo kuba nasohoka, ati biriya bintu naje gusanga n'ubundi nta bintu bya danje birimo, nta kantu karimo, nta kintu ndi gutoramo pe. Nuko Ismail yaramubwiye ati wambabariye se basi tukongera uyu munsi basi tukabipanga tugasohokana none aha ngaha? Umwana yaramubwiye ati oya nibereye mu kiraka ndi kwishakira ibiceri. Nuko umugabo yaramubwiye ati we ibyo uri gushaka byose njye ndazi kuba nabiguhereza, ati ntugire ikibazo, ndazi kuba nagukorera buri kimwe cyose, ati ahubwo ndanagusohokana nkujyane buri kimwe cyose, nkugurire buri kimwe cyose, ati ahubwo ndakujyana no gushopinga ahubwo. Umwana ati really? Ati se ubwo? Ati kubera iki se ubwo? Kubera icyo ushaka kuba wabinkorera? Nuko umusore yaramubwiye ati ni ukuri njye narakwishimiye, ati nta kindi kintu nkeneye kuba twasohokana gusa tukaba twaganira, ati tukaganira tukaba twamarana umwanya tukishimana, ati nta bindi bintu birenze cyane pe, nkeneye kuganira nawe gusa, ati we mbabarira unyemerere gusa sibyo? Ati Valentin nyemerera. Nuko Valentin yaramubwiye ati none se ubwo buri kimwe cyose nkeneye ko kuraza kukinkorera? Yaramubwiye ati yego ndakigukorera, ndazi kuba nakugurira ikanzu, nkugurire buri kimwe cyose, ndakugurira imyenda yose wifuza, inkweto. Umwana ati ati byose urabingurira n'inkweto byose? Ati yego. Ati none se? Ati oya ndikumva wapi pe, ati wapi nukuri ibi bintu wapi ngiye ntago mbirimo, ati ntago nabijyamo rwose, ntago bino bintu mbishaka. Nuko umusore yaramubwiye ati uyambabarira ndakwinginze, ati turasangira ibyo kurya, ati ndakugurira buri kimwe cyose, ati we nyemerera, ati erega nyizera, ati erega nitumara no gusoza, ati ndaza no kuba nakwicurira, erega mfite imodoka yanjye, ndakwicurira mu modoka yanjye bwite sibyo? Ati nyemerera we gusa, nyemerera dusohokane. Umusore birasa naho uyu mwana nawe ashaka kuba yajya kumwica. Mubyibuke neza wa mugore yamubwiye ati ndashaka ko ikibazo cyose ujya kugikemura. Nuko umwana yaramubwiye ati okay nta kibazo, nimba uri bunkorere buri kimwe cyose nta kibazo, reka tujyane. Nuko umusore yambwiye ati ngaho tugende. Nuko ku ruhande Roberto umusaza we yaje yirukanka ati uya, ati Valentina, ati mbabarira wigenda. Umusore yaje yirukanka, imodoka iramusiga. Umwana yarakomeje agenda yirukanka ati uya nawe wagakwiye kujyana mushiki wanjye. Yarakomeje araza, ariko n'ubundi byaranze, imodoka iramusiga. Nuko twagarutse aha ngaha hari uri kwikorera amasuku, ni wa mudamu. Mubyibuke ni wa mudamu bamuhaye job, yahise aba mushyashya, ni wa mudamu nyina w'aba bana yaje kuba yakora job hano kuri hoteli. Nuko umugabo yaraje aramubwira ati wambabarira gato nkakuvugisha, ati waba wibigeze ubona umwana w'umukobwa wari wambaye imyenda bajyana muri piscine? Ati umwana ati yitwa Alice, ati umwana yari yambaye imyenda bajyana muri piscine, umwana muto gutyo w'umukobwa, ufite imisatsi gutya n'akana gatoya gutya katarakura, ati wigeze ukabona? Ati yewe.
ndimo kukuvugisha, ni wowe ndimo kuvugisha. Amubwiye, undi ntabwo arimo kumusubiza. Yaraje aramwegera ati umva, ati mbabarira umbwire. Undi yaramuhakaniye ati oya, ati ntabwo nigeze mubona. Arangije aramubwira ati okay, nta kibazo, ati reka nzi nshaka amazi yo kunywa n'inywere. Arangije aramubwira ati amazi yo kunywa ari aho ngaho, ati fata itasi aho ngaho. Nuko yaraje aje kureba ati ko nta tasi ndi kubona, ati nta gikombe ndi kubona cyo kunywesha amazi. Arangije yarahindukiye, mu kwitegereza neza yaramubwiye ati ati Fabi, ati Fabiana, ati se uranyibuka Fabiana? Umudamu yaramuhakaniye, yaramubwiye ati oya, ntabwo nkuzi, ati njye ntabwo ndi Fabiana, wanyibeshyeho. Yaramubwiye ati oya, mbabarira unyumve neza, ati nyitegereze neza. Umugabo arimo kubwira umudamu ati itegereze neza, ntabwo unyibuka koko? Ntabwo unyibuka? njye umugabo wawe ntabwo unyibuka? Fabiana yaramubwiye ati oya, ati we ntabwo uri umugabo wanjye, nanjye ntabwo sindi, ati ntabwo ndi Fabiana rwose, ati wanyibeshyeho pe, rwose wanyibeshyeho, ati wibeshye, ntabwo ari njye, ati njye ntabwo ndi Fabiana rwose, wibeshye pe. Umugabo yaramubwiye ati oya, ati ntabwo nshobora kuba nabyumva, ati mbabarira umbwize ukuri, ati uri Fabiana sibyo, uri Fabiana, mbabarira umbwize ukuri. Nuko umudamu yaramwemereye. Arangije umugabo aramubwira ati ati mana we, ati reba imyaka yari ishizemo, ati se wagiye hehe, wari usigaye uba hehe? Umudamu yaramubwiye ati sha, ati njye rero, ati ubuzima bwaranze, ati nisanze nanjye ahantu, nisanga ahantu nanjye ntazi ukuntu bigenze. Nuko umugabo yaramubwiye ati noneho byiza, ati yego noneho ndabyemeye, ntabwo nari nibeshye, ati ntabwo nari nasaze, ati bari bangize umusazi, atari kundi muzima, ati ndabyemeye noneho, ati igihe nabonaga Valentina, ati nahise mubonamo wowe, ati murasa cyane, ntabwo nigeze nibeshya rwose, ati ntabwo nari nasaze nubwo bari bampinduye umusazi. Nuko yaramubwiye ati yego Valentina n'umwana wawe, ati sibyo, ati mbwira. Umudamu yaramwemereye. Umugabo aramubwira ati mana we, ati Valentina murasa, ati umwana wanjye, ati murasa cyane, ati se wari waragiye he, ati byakugendekeye gute, kuki wansize, ati usigaye uba hehe? Umudamu yaramubwiye ati ni birebire, ati ibyambayeho ni birebire, ntabwo nashobora kuba nabigusobanurira muri aka kanya ngo ube wabyumva byose. Umusore yaramubwiye ati mbabarira, mu by'ukuri byibura basi ntiwongere kuba wagenda, ndifuza ko byibura twaganira. Umugabo byaramurenze, yaramubwiye ati ese byagenze gute kugira ngo ujye kudusiga, kubera icyo wadusize? Umudamu yaramubwiye ati ntabwo njye nigeze mbasiga, ntabwo nabasize, ati ni ibintu bitari bimeze neza, ati urabizi ko ibintu byabaye byose, ngira ngo urabizi, nta n'impamvu yuko najya kubikwibutsa, ati urabizi byose, urabisobanukiwe. Umugabo ati se ni ibiki nsobanukiwe ko narimo kubyumva? Ntabwo ndi kumva ibintu urimo kuba wagerageza kunyumvisa, ibintu urimo kunyumvisha ntabwo ndimo kuba nabisobanukirwa. Ni ibiki byabaye bigatuma ugenda ukadusiga? Waransize unsigana n'umwana, usiga umwana wanjye mutoya, ujyana undi mutoya, kubera icyo wajyanye umwana wanjye umutandukanye n'umuvandimwe wiwe, uragenda uradusiga, muragenda. Ati reba imyaka yose ishize, iyo naze kugira gutyo wenda ngo mbe nahura nawe gutya ku mpanuka, ati nta nubwo nari kuzigera amenya ko munabaho. Ese kubera icyo wabikoze? Wabitewe n'iki? Ni ibiki byabaye kugira ngo mube mwadusiga? Umugabo byaramurenze. Mu gihe bakiri aho ngaho hari uwakomanze ku rugi, barakomanze ku rugi. Umugabo ati se ni bande? Ati okay, ndaje, ati ndaje. Nuko umugabo yabwiye umudamu ati umbabarire ntugende, untegerereje aho ngaho, ndaje. Nuko umusore, umugabo yaraje. Muke hanze hari Roberto ari kumwe na wa mukozi wa hano kuri hoteli. Umugabo yaraje arakingura. Arangije ati nibiki byabaye, nibiki biri kubagenza, muragenzwa n'iki? Nuko baramubwiye ati umva, dufite ibintu dushaka kuba twaganira nawe byihutirwa, ati ngaho nimwinjire muze mumbwire. Nuko kanya umudamu akibona wa mwana ati umva, uje gukora iki aha ngaha? Ni iki kikuzanye aha ngaha ko wagakwiye kuba uri mu kazi? Nuko wa mugabo ukora kuri hoteli yaramubwiye ati umva Fabiana, aka ngaka ntago ari akanya ko kuba watongana n'umwana, atahubwo hari ikintu cyihutirwa tugomba kuba twamenya. Nuko umwana yahise ababwira ati umva Valentina bamujyanye, ati kandi umuntu wamujyanye, ati ni wa mugabo mwari muri kumwe, ati wa mugabo mwari muri kumwe, ati niwe wamujyanye, ati namubonye yamujyanye, aramujyana, kandi hari n'undi mwana w'umukobwa nabonye afite mu modoka, ati nabyiboneye, njye namwiboneye n'amaso yanjye, ati namubonye hari uwo yashyize muri butu y'imodoka, arangije ahita agenda.
umwana yarabibasobanuriye byose ukuntu yagendaga abyitegereza. Ikigabo cyagendaga kireba hirya no hino bitewe n'uko kizi ko kiri mu byaha, kigenda kireba hirya no hino ko nta muntu ukibonye. Umwana yavuye aho yari yihishe mu gihuru aza yirukanka. Mu kumanuka yirukanka, ako kanya imodoka yahise igenda. Umwana yarabasobanuriye byose, nuko umugabo ukora kuri hoteli aramubwira ati none ubwo rero ibyo ngibyo urabizi neza ko uwo mugabo yaje gutwara abana? Ati se mwari mubiziranyeho? Umugabo yaramubwira ati oya ntabwo mbizi, ati kuva yajyanye n'imodoka yanjye, ati nzi ubwo turazi ko twamufatisha, reka duhite tuvuga bakurikirane GPS yayo, turazi ko twamenya aho aherereye. Ako kanya ntitwatinze, twagarutse ahangaha, imodoka yari ikiri mu muhanda, hari imodoka yaje yirukanka iraza ihita yitambika, ni imodoka yindi wa mugabo yaje arimo ari kumwe na ba Roberto. Barangije bahise bava mu modoka ako kanya, bahita baza bahagarara aho ngaho. Imodoka yahise iparika, barangije ati Ismail sohoka mu modoka none ahangaha. Ismail yahise sohoka mu modoka, ati se ni ibiki byabaye? Aza yisetsa bimwe bisanzwe nk'indyarya yose. Umusore yaraje ati se ati ni ibiki byabaye bofu? Ati bofu ni ibiki byabaye? Nuko bakimara kuva mu modoka, wa mwana ku ruhande Roberto mumwitegereze neza, umwana ni mapanzi, yahise agenda bunyombo azenguruka imodoka aca hirya, mu gihe abandi bakiri ahangaha. Barangije ati none se ati ni iki cyabaye? Ati aka kanya ke turimo kujya mu rugo. Umugabo yarabaje ati abana banjye bari hehe? Umudamu nawe aramubwira ati abana banjye bari hehe, abakobwa banjye? Abandi bati ati ntago tuzi aho bari. Wa mwana yaraje ahita bakingurira, yakinguye muri butu. Barangije abana basohoka, marabwiye ati mva musoke none hawe musoke mwese. Abana basohotsemo, nuko hano ku ruhande baracyarimo guhakana, ati abana ntago tuzi aho bari rwose, ati nta nabo twigeze tubona pe, twari turimo kwigira mu rugo none ahangaha nta bindi bintu bya danje. Umugabo ati are you sure? Urabizi neza ko nta bana wabonye? Mwari mugiye mu rugo gutyo gusa? Umugore yaramubwiye ati oya njye ntago nshaka kumva ibyo bintu. Ni Fabiana yaramubwiye ati abana banjye ndashaka kubabona none ahangaha, nintababona haracu wambaye, turarwana ivumbi riratumuka. Ati se ibyo mwakoze ntago bihagije? Ati imyaka yose namaze ndi kuba ku muhanda mbaye inzererezi imyaka 10 kubera uyu boyfriend wawe. Umugabo yese ambaza boyfriend wande? Arangije amubwira ati ese ntago uzi ko bakundana? Ati igihe cyose bamaranye ntago uzi ko bakundana? Ati oya, ati barakundana cyangwa baravukana? Ati nari nzi ko uyu ngo yari bof wanjye, uriya ngo yari sheri wanjye. Nuko umugabo yese amubwira ati oya reka n'ubundi ntacyo guhisha gihari, reka none tubishyire ku mugaragaro. Ati ubundi ngamubwiza ukuri, ati kuva umugore wawe Fabiana yagenda niwabonye ko ibintu ariko byahise bihinduka. Ati reba uburyo ubuzima bwawe bwabaye neza, umera neza, ubu ngubu wabaye umuntu muzima, usigaye unakorera n'amafaranga. Ati n'umuntu utangiye kuba wabiturenganyiriza. Nuko umudamu yarababwiye ati ubwo buteka mutwe bwanyu narabubonye kuvana mbere hose, muranzana munjyana mu buhungiro, mutuma njye kuba mu buhungiro, muntandukanye n'umugabo wanjye n'abana banjye, mwangegeramo turabona ubugome mwamporeye. Nuko umusore yambwiye ati ibyo se birakaze. Ati ibyo ntago birenze wana, gusa icyo nababwira cyo abana banyu ntago twe tuzi aho bari, twe twigiriye mu rugo. Nuko umugabo yaramubwiye ati oya iyo mikino muyigabanye, ndimo kukubaza abana banjye bari hehe. Umusore yaramubwiye ati ako se ibyo ngibyo biri kwivugisha ubundi ni ibiki? Ese ubundi murakora iki? Ubundi muradutwara iki? Nimutababona muradutwara iki? Ko twe tutazi aho abo bana bari kandi tukaba twabibabwiye. Nuko wa mugabo ukora kuri hoteli yarababwiye ati umva mugabanye brage, ntago twe turi gukina hano muri gushaka kuba mwakinira hejuru y'ubuzima bw'abana b'abantu. Abana b'abandi muri kubukinira ku buzima bwabo. Abana b'abandi bari hehe? Umugore yaravuze ati twe ntago tuzi aho bari, ntago tuzi aho bari rwose. Ibi ngibyo ntago mwagakwiye kubitubaza, twe ntago tuzi aho abo bana bari rwose. Ati kandi ikindi twebwe ntago dukwiye dushinzwe kuba twabaragira, abo bana ntago dukwiye dushinzwe kubarera, ati ntago twe turera abo bana. Umugabo yaramwitegereje arangije ati koko, ati ubu ni wowe wavugaga ngo ushiri wanjye, ni imitwe yose mwankiniye? Umugabo arangije Ismail yahise amubwira ati umva reka rero nkubwire wa mugabo, ibyo twakoze twarabikoze, twaragufashije muri buri kimwe cyose. Ati ubu ngubu aka kanya ati tugiye kuba twagenda, ati abana bawe ntago uzigera ubabona. Nuko bahindukiye kuri yande, abana baravuga ati ni twebwe muri kuvuga se ngo ntago bazatubona? Ati mwarasaze. Umugabo yahise akora ku rukenyero arashaka gukuramo kabucura ngo barase, abandi bahita bajya guhobera abana babo. Abana bari bamaze no kumenyana. Umwana ntago yari yamenye byari byo, byaje kurangira umwana amenye ko uyu ari mama wiwe, Valentina nawe yamenye ko uri ari papa wiwe.
ntubyibuke na polisi ku ruhande yari iri kuza, polisi bari bamaze kuba bayihamagara. Umuryango warongeye uriyunga, barishimye cyane, barahoberana bose. Abana bahuye n'ababyeyi, barongeye bahura n'ababyeyi. Nuko twagarutse aha ngaha, bose baragarutse, baragenda, abana barabambika neza, bahita bazana, bahita baba famiye, bahita baza kongera guhura nka famiye. Bageze aha ngaha bose bishimye. Nuko umugabo rero ababwiye ati kugeza muri aka kanya ndishimye ko umuryango wacu wose wongeye kuba wahura. Ubu ngubu tugiye kuba twataha tujye mu rugo, tugiye kuba twagenda twigire muri Mexique mu rugo. Bari batuye muri Mexique, yarababwiye ati ngiye kuba nabajyana mwese tujyane muri Mexique. Nuko uwo mwana w'umusore baramubajije, wundi Roberto nawe bamukubise cyangwa yakeye, baramubaza ati se nawe urazi kuba wajya kubana natwe? Ati basi tubwire niba basi ubishaka, sibyo? Twe turabishaka. Umwana arangije aravuga ati nanjye nkunda ubuzima bushyashya, ati reka njye kwirebera uko isi imeze. Abana barishimye bakoma amashyi, bamubwira ati mu by'ukuri tugiye kuba twajya kubana twese, ati n'ibyishimo byinshi cyane. Abana barishimye, bari bahuye, ba sister bahuye banabonana na mama wabo, undi nawe amenya papa wiwe ntiyaramuzi. Uyu nguyu nawe yapfuye kujoininga umuryango kuko arakarara gasanzwe kibera aho ngaho, nako barakemereye ati nta kibazo. Ati noneho ati reka tubanze tujye gusezera kuri David, ati sige noneho turaje. Baragiye bajya gusezera David, baraje bagenda bamuhamagara, ati se ko akunda kuba ahagaze aha ngaha, ari hehe ko ntamubona? Bati simbizi. Umudamu yambwiye ati sinzi uko byaba byagenze, atari ku bundi akunda kuba ahagaza. Mu gihe bagihagaze aho ngaho hari ibaba ryaramanutse, ibaba ryaramanutse riragwa imbere yabo. Sinzi iryo baba risobanuye iki, kurikira neza. Ibaba bararitoye. Episode ya mbere nanga tubaye tuyihiniye. Reka mbashimire kuba mwabanye natwe muri aka gasobanuye. Mwari kumwe na Bozi Amani. Niba mwifuza episode ya kabiri nimumbwire muri comment, ibuka kunkandira like kandi subscribe. Turabakunda cyane. Reka dusubire mu yindi episode, niba muyishaka murambwira mpite nyibahereza. Thank you.